Happy New Year. It feels good to say that, doesn't Happy it? New Year. Yes, it really does, Fudge. Well said. If we all choose kindness, so here's to new beginnings, stronger relationships, and hopeful dreams. That balance is important. We often forget that success means nothing without peace. Absolutely. So here's to new beginnings, stronger relationships, and hopeful dreams. Lessons here had its found in the tree, even songs and big lessons. I agree, Fern. Even so small wins matter. That's true. Even small wins mean personally a big difference. This true, I'm focusing on matter. Personally, I put in small win patterns, even if freaking started. Even small wins different matters from above for humans about ourselves. Happy New Year. It feels good to say that, doesn't Happy it? New Year. Yes, it really does, Fudge. Cheers to that. May this new year bring health, happiness, and purpose to us all. That's a really interesting point you bring up. It reminds me of a study I read about recently that supports this idea. Nyuma y'iyi podcast y'urukundo tumaze kumva, mu by'ukuri kuganiriza umukunzi ku munsi mukuru w'umwaka mushya bifite akamaro gakomeye mu kubaka no gukomeza umubano w'urukundo. Tugendeye ku byo bavuze, mu by'ukuri twavuga ko nk'icya mbere gushimangira urukundo n'ubwizerane aba ari ibintu byiza cyane. Ibiganiro byiza bituma icyizere n'urukundo hagati yanyu bigira urufatiro. Icya kabiri, gusangira ibyifuzo n'intego z'umwaka mushya. Umwaka mushya ni igihe cyiza cyo kuganira ku ntego, inzozi n'ibyifuzo mufite, bityo mukagena icyerekezo kimwe. Icya gatatu, gusaba imbabazi ndetse no kubabarirana. Mu by'ukuri, hagati y'abakundana cyangwa se y'abashakanye, ntababana cyangwa se ntazibana zidakomanya amahembe. Gusaba imbabazi rero no kubabarirana ni umwanya mwiza wo gusuzuma ibyabaye mu mwaka washize, gusaba imbabazi aho wakoshereje mugenzi wawe ndetse no gutangira umwaka mushya mufite umutima ukeye kandi mubana neza. Icya kane, kongera ubumwe ndetse n'ubufatanye. Mu biganiro bituma mwiyemeza gukorana, gufashanya ndetse no gushyigikirana mu buzima bwa buri munsi. Icya gatanu, gutanga icyizere. Mu by'ukuri mu buzima bwacu bwa buri munsi dukeneye abantu batubwira amagambo y'icyizere adufasha kugera ku nzozi zacu. Amagambo meza n'ibiganiro byuzuza icyizere bituma umukunzi yumva akunzwe kandi akanyurwa. Bigatuma mu buzima bwa buri munsi bwe mutangira umwaka mushya munezerewe ariko bugizwe n'icyizere mu byo mukora byose. Muri iyi podcast ya gatandatu twavuga nko kwibuka gushimira. Mu buzima bwa buri munsi gushimira bitewe n'ibyo wakoreye, bitewe n'ibyo wakorewe, aba ari ikintu cyiza cyane. Hanyuma rero kwibuka gushimira ni igihe cyo gushimira umukunzi ku rukundo yaba yaguhaye, ukwihangana ndetse n'uruhare yagize mu buzima bwawe bwa buri munsi, guturuka umwaka utangiye ndetse no kugera mu mpera z'uyu mwaka. Bityo rero kuganiriza umukunzi ku munsi mukuru w'umwaka mushya ni intambwe ikomeye mu kubaka umubano ukomeye, uhamye, wuzuye urukundo, bigatuma mutangira umwaka mushya mwese mufite icyerekezo kimwe kandi muri byose mufatanya urunana. Nshuti muvandimwe, wakoze kubana natwe, ukomeze kudukurikirana no mu biganiro byacu biri imbere.